Hello guys, welcome back. Nk'ibisanzwe ni Shizoji, umwami w'ubwiza bw'abagore n'abakobwa, the king of nyashi and beautiful girl. Ku bantu bashya icyo gukora no gukanda like, share na comment, subscribe nayo ukibuka kuyikandaho, kandi babwira ko uyu muti noneho mbazaniye uyu munsi cyangwa se iyi trick yo gukesha amenyo ikorwa yaba uri umugore, umukobwa, umwana, ababyeyi ndetse nyine abantu bose uyu muti bawukoresha. Murakaza neza mu kiganiro kirambuye. Dukunda kugira twese amenyo asa umweru, ariko hari igihe ugira ibyago ugasanga amenyo yawe yabaye nk'umuhondo. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo wagira amenyo yawe umweru. Ikintu cya mbere uraza gukoresha hano, urakoresha umunyu, korogate isanzwe ndetse n'indimu, yino ndimu bita ndimu kari, yino ndimu nyine isharira. Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku Your pressure is our focus. Amazina yanjye banyita Shizoji, umwami w'ubwiza bw'abagore n'abakobwa, the king of nyashi and beautiful girl. Ikintu cya mbere ukora, urafata umunyu usanzwe dukoresha mu rugo turi guteka. Umunyu ufasha amenyo yacu gucya, agashayininga, akarabagirana. Niba ushaka gukura ibintu by'umuhondo ku menyo yawe, turakoresha umunyu. Noneho ikindi kintu tugiye kuvanga nacyo, tugiye kuvanga n'indimu urategura kandi agakoresho ko kuvangiramo. Hano tugiye gushyiramo indimu, imbuto tuzikuremo tuzijugunye. Niturangiza dukamure, dukoreshe juice y'indimu cyangwa se dukoresha amazi y'indimu. Turafata indimu dukamure umutobe wayo. Hanyuma turabivanga neza bigire ibara risa nyine, tubivange vuba kabisa. Hano ndagerageza kwihuta kuko ndabereka trick ebyiri turaza gukoresha. Nageza urafata korogate uyishyiremo, korogate y'umweru imwe bita ABC. Korogate cyangwa se indi korogate yose isa umweru, ushyiremo ingano ushaka bitewe niyo ushaka. Idufasha gukura umwuka mubi mu kanwa ndetse n'umuhondo uba waraje hano ku menyo. Urashyiraho korogate ushaka, hanyuma ubivange uko ari bitatu: korogate, umutobe w'indimu ndetse n'umunyu. Byose ubivangire hamwe. Numara kubivanga rero byose bifite ibara risa, urafata uburoso nurangiza utangire ukube amenyo yawe, kandi kuyakuba urakuba hagati y'umunota umwe n'iminota 2. Ntuzabishyiremo ngo niwumva bitangiye gusharira ngo ituvanamo. Urabikora hagati y'umunota umwe ndetse n'iminota 2. Mwibutsa kandi ibigi bikorwa waba uri umwana, umugore, umukobwa, umusaza, umukecuru, mwese ndetse n'abandi ibi babikoresha. Uraborosa kabiri ku munsi, yaba mu gitondo ndetse na nimugoroba. Unabishatse wabikoresha buri munsi. Gusa ubishaka cyangwa se uramutse ubaye ufite akazi kenshi, wajya ubikora inshuro 2 mu cyumweru cyangwa 3 mu cyumweru, nabyo byatanga umusaruro. Hanyuma urafata uburoso bwawe ubukozemo nk'uko usanzwe ukoza muri korogate, hanyuma ushyireho korogate yawe cyangwa se umunyu n'indimu na korogate byawe wabivanze neza, hanyuma uhita utangira kuborosa. Akandi kantu koroshye nabibumbiye hamwe kugira ngo twese bidufashe. Akandi kantu koroshye, urafata ikiyiko kimwe kino cyo mu cyayi, urafata ikiyiko kimwe cya baking soda. Iyi baking soda ni nka twacyita ikirungo kidufasha iyo turi gukora keke, amandazi ndetse n'ibindi. Ugenda mu masupermarket ukakamo baking soda, urashyiramo ikiyiko kimwe gitoya dukoresha mu cyayi, hanyuma ushyiremo ndetse n'igisate cyangwa se igisate cy'indimu yose, indimu isanzwe. Ubu ni ubundi buryo bwa kabiri uraza gukoresha ku bantu buriya bwa mbere babona butari kubafasha. Ubu ni ubundi buryo bwa kabiri. Bashyiramo baking soda ikiyiko kimwe kandi akayiko gatoya ko mu cyayi ndetse n'igice cy'indimu. Ino ndimu iruraya, ndimu karapana amaronji. Hanyuma ubivange nyine, ukamuriremo, nurangiza ubivange bigire ibara risa, ubivange neza cyane. Hanyuma ubu ngubu washyira ku menyo yawe ugakuba hagati y'iminota 3, urangiza ukahita woza amenyo n'amazi akonje. hanyuma nyuma ndabizi kuza
kuzabona itandukaniro nyine cyangwa se uzabona ko amenyo yawe akeye. Reka mbashimire rero muri iyi minota igera kuri 6 tubanye. Reka tuzabure muri video itaha. Ikintu cya mbere nibonye bigufashije cyo hano muri comment tubwire, ndetse n'ibindi tukugezaho tubwire niba nibyo twabagejejeho byakunze. Hanyuma hasta la vista, ndabakunda cyane. Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku Your pressure is our focus. Waba ukeneye gukora video, gukora indirimbo, I love you face to face the way we're not to get down to get down, gukoresha amafoto ndetse n'ibindi. Igisubizo twakizanye. Ishimwe studio yonyine ishobora kubigufashamo. Duhamagare, tuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba warebwa cyane ku ma TikTok, ama like, aba followers ndetse n'ibindi. Ukeneye kwamamaza, twandikire nanone kuri izo nimero tubigukorere mu gihe gitoya utangire kumenywa na bose. The Mixer TV, make your show your future.